ibigendanye n'ibipimo byo kuba bakoresha ibiyobyabwenge amakuru yose ndayazanye. Bamwita Emerine bongeye akandi kazina Ishanga nako bongeyeho, ndagira ngo tumukomozeho tugaruke kuri byinshi bitandukanye. Kimwe na bagenzi be batawe muri yombi ku munsi w'ejo, kuri ubu bakaba bafungiye n'ubundi igikondo nk'uko amakuru yose yakomeje kugenda ajya ahagaragara. Icyaha bakurikiranweho nicyo gukoresha cyangwa se gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, ariko amakuru twamenye tunagiye kugarukaho nuko aba bakobwa barimo na Emerine, ngira ngo niwe mu public figure uzwi cyane, abantu benshi bamenye kubera video zakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ari navuga ngo donc ari kujomba icupa rya Heineken mu myanya ye myibarukiro. Ngira ngo nibyo tugira ngo tugaruke muri aka kanya turebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Emerine rero yamaze kubatabwa muri yombi kugeza uyu munsi wa none arafunze, ari guhatwa ibibazo, ariko mu kanya gato cyane nibwo nandimo nkurikirana inkuru yibigendanye no kuba yagiye gupimwa nimba cyangwa se iratsinda n'ubundi bagiye gupimwa nimba nta rumogi, ngo harebwe nimba nta rumogi baba banywa cyangwa se bakoresha ibiyobyabwenge, bikaba ari byo byabituma n'ubundi bakora biriya bitera ni mu ruhame. Ndagira ngo rero izi nkuru tuzigarukaho zombi turera ko ibintu byose bikomeje kugenda byitwara. Hari na comment nyinshi zakomeje kugera zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga bati ntago bari bakwiye gufungwa, ahubwo bari kubajyana muri rehab bakaganirizwa bakareba ko babireka. Ariko urumva ko ni ibintu bimaze kuba too much, na leta igezaho n'ubundi ibona ko mu by'ukuri barengereye. Ngira ngo n'umukuru w'igihugu yabivuzeho ku munsi w'ejo ubwo bari mu masengesho ngaruka mwaka yo gusengera igihugu, National Prayer Breakfast. Ibi byose rero tugiye kubikomozaho tugaruke akantu ko kandi ibigendanye n'ibipimo byo kuba bakoresha ibiyobyabwenge amakuru yose ndayazanye. Reka twumve ubutumwa hanyuma tuze turambura ibyo byose biri mu bikomeje kugenda bigaruka ndetse binavugwa. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube, waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform, igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0741940443. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse. Nanjye nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato baraho bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite ko kwambara ubusa. Ntabwo kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe. Nicyo kibazo, niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Ni izihe? Tuzibaze ni izihe? Ni zambika ubusa abanyarwanda uko abana tubarera, ariko ari abana, ari abakuru, ari iki, nuko turerwa, uko turera. Singaye nguko rero uwo ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku munsi w'ejo, ngira ngo nabyo yari yabivuzeho ibigeranye n'iby'abakwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wumvikana avuga neza ati ntago ari kwambara ubusa gusa ku mubiri no mu mutwe, buriya bambaye ubusa. Ibyo nibyo yagarukagaho, ngira ngo abo yavuze mwara bumvaga bitabyumvikana. Ahangaha rero binasobanuye ko ni social media, perezida w'igihugu cyacu numwe mu bantu bakurikirana ibintu bera kuri social media, numwe mu bantu babikurikira cyane ku rwego rwo hejuru, kugezaho nawe ziriya video ziriya mwabonye kasukwirirwa avuga
nawe yarazibonye, ni nabyo byatumye abivugaho muri rusange. Ku munsi w'ejo rero hari ku itariki ya 19 ukwezi n'ukwa mbere umwaka wa 2025 nibwo Emeline yatawe muri yombi hamwe na bagenzi be abagaragaye muri video bakoresha n'ubundi mu by'ukuri bakora ibiterasoni mu ruhame. Ura ni mu ruhame kubera ko video zabonye abantu benshi cyane, ngira ngo murabona public yarebye izi nkuru za Emeline ni nini cyane, bigaragara ko kugeza maginga yangaya ni ibintu bizwi n'abantu bose. Noneho ahantu bitereye ubwoba nuko hari abana batoya rwose batanujije imyaka y'ubukure bagiye bareba zira video, noneho nabo bagashaka kubikora kwigana Emeline. Urumva ko ibintu by'ukuri biteye ubwoba kandi bikomeye cyane, bigeze ahantu habi cyane. Ne Emeline wenda we tutazi iyo yabikomoye, ariko kanibaza uti urubyiruko rw'iki gihe turimo turagana he nimba tubona ibintu bimeze kuriya. Abana bamubonye bafite internet, of course video zirimo zirakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, bayiguyeho, barayirebye, barahindukiye, basa nkaho bagiye gukora bya bintu byo kwigana Emeline. Urumva ko hari abantu benshi yorotse, binari ngombwa ko agomba guhanwa hakurikijwe amategeko n'ubundi muri rusange. Hanyuma rero Emeline ngira ngo guhanwa hakurikijwe amategeko bishatse kuvuga ko ku byaha yakoze kimwe n'aba bagenzi be harimo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Icyo ni cyane babwiye ko gihanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 3 ariko nanone itarengeje 5, hakiyongeraho ihazabu itari munsi ya miliyoni, itanarengeje miliyoni 3. Icyo ni igihano giteganyirizwa n'ubundi uwagaragaye cyangwa se uwaguye muri kira cyo gukwirakwiza amashusho y'urukoza soni. Ni Emeline rero mu by'ukuri amakuru natohoje none tariki ya 20, ariko nabonye hari abantu bari kuvuga ko batangiye gusesengura bati ntago 2024 irarangira, by'umwariko muri showbiz, by'umwariko mu Rwanda, kuko twagiye tubibona ati turi mu kwezi kwa 13 kwa 2024, ariko izo ni opinion z'abantu nyine niko babibona. Abandi nabati uyu mwaka wa 2025 ushobora kutarangira cyangwa se Imana ikaturimbura nk'uko twabonye Los Angeles. Mugira ngo se bo ntago uriya wari umujyi mwiza uri mu yisa neza muri isi, ariko wararimbaguritse. Kandi ibi byose nta muntu ntago harabo bidatungura, kuko biba byaragiye bigarukwaho mu bitandukanye, bamwe bakabitesha agaciro, abandi bakabiga nyine nuko nguko biba byestaye. So anyway, igihari rero kiri mu bikomeje kugenda bigarukaho ndetse binavugwa nuko kugeza amaginga yangaya amakuru twamaze kuba tumenya akomeza kugenda avugwa nuko uwitwa Emeline hamwe n'aba bagenzi be bamaze kuba babapimamo urumogi, ndetse kandi rezilita biravugwa ko zabaye positive. Ubushize uwitwa Fata atabwa muri yombi baramupimye musangamo igipimo cya 293 hafi aho ngaho, ndumva ni muri yo range ya 290 na sibyibuka neza. Ba Emeline nawe rero kimwe n'abagenzi be uyu munsi biba ngombwa ko hari buze kubaho kumupima, kuko babaraye babapimye nimugoroba. Inkuru zavugaga ko bafungiwe Kicukiro, ubundi Kicukiro bura nta station ya RBR, bafungiwe Gikondo. Niyo makuru namaze kuba nkurura, niho bafungiye, ndetse n'ibipimo bapimwe byuko babakoresha ibiyobyabwenge biravugwa yuko byagaragaye. Biravuga ko byagaragaye rwose, ahubwo byari hafi guturika, niko amakuru bigaragaza. Ibyo rero byose bikahita byinjira mu byaha, kuko harimo gukoresha ibiyobyabwenge ku birengeje urugero, nacyo ni icyaha gihanwa mu mategeko y'u Rwanda. Gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, icyo ni ikindi. Gukora ibiteye soni mu ruhame, icyo ni ikindi cyaha, kandi byose bifite ibihano byabyo. Itegeko rivuga ko iyo bibaye ngombwa ko ibyo byaha byose bigohamwa, uhanwa hakurikijwe igihano cya buri cyaha wagiye ukora, cyangwa se cya buri cyaha wahamijwe nacyo. So urumva ko rero nuko nguko ibintu byose bikomeje kugenda byitwara. Ubwo Emeline abamusabira kujya muri rehab akaganizwa. Emeline ni umuntu mukuru, icyo ni kimwe. Abo babikoranye, abo bari kumwe nabo, donc n'abantu bakuru, byumvikane ko kuri inshuro ibihari binakomeza kugaruka byose biragaragaza neza ko yaba Emeline yaba abo babikoranye n'abantu bakwiye guhanwa hakurikijwe amategeko panel hub, kuko
rehab ushobora kuyijyanamo umuntu ufite ikibazo cy'imitekerereze, ariko ni abantu bazima. Ushobora kuyijyanamo umuntu ubona hari ibitameze neza, akwiye kuganizwa kongera akagaruka ku murongo. Ariko gufata icupa bakubita umuntu mu gahanga w'umugabo, agahanga kagasandagurika kagasandara, ukaricomeka mu gitsina, ibyo bintu ubwabyo biragaragara ko habayeho gupanuka, uretse ko hari n'ababigaragaza ko no mu bwonko bishobora kuba bitameze neza. Ufata icupa ukarihereza tasike yo gukora akazi kakabaye gakorwa n'abagabo. So urumva ko rero ntabwo ibintu byoroshye, byose birakomeza kugenda birushaho gukomera cyane. Aba bana rero b'abakobwa bakaba bamaze ko batabwa muri yombi, ubwo amategeko n'amabwiriza biraza kuba bikurikizwa, ibintu byose bigende n'ubundi bigenda neza muri rusange. Nuko byagenze mw'abantu mwe inkuru z'uyu Emeline, kuko dosiye ye iracyari gutunganwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ubwo amakuru ye ndizera ko azaba menshi muri iki gihe, azaba menshi kuko azaburana kuri ibi byaha akurikiranweho kimwe n'abagenzi be n'ubundi muri rusange bakoze ibi byaha bigiye bitandukanye, kugezaho na perezida w'igihugu ahaguruka akabivugaho ati abantu bakwirakwiza amashusho y'urukozasoni bambaye ubusa, ibintu nk'ibyo ngibyo. So anyway, ngaye nguko rero ubwo nuko ibintu byose bikomeje kugenda bivugwa. Munyemere tuze kujya tugaruka kuri aya makuru no masaha ari imbere, tuze kujya tubigaruka kuko nta kintu cyoroshye na kimwe kugeza amagingo aya ngaya.